Rwanda Youth Volunteers in Community Policing. Community Policing mu nshingano zayo harimo ubukangurambaga mu gukumira ibyaha. Abo rero navuze ba DCROs mu nshingano zabo za buri munsi harimo gukumira ibyaha, harimo mujya mwumva za anti-crime clubs mu mashuri, ni ba DCROs buri munsi muri gahunda zabo za buri munsi usanga bajya kwigisha. Hariho inama zitandukanye n'izindi nzego, hariho cyangwa za association ugasanga aba DCROs, ba CROs, ba DPCs, abo bose ni abahorana n'abaturage umunsi ku wundi, usanga kenshi ari bo bakunda kuba bari muri icyo gikorwa. Hari kuba bitabira ibikorwa by'inzego z'ibanze nk'imigoroba w'ababyeyi, ugasanga bajyayo barigisha, baratanga ibiganiro. Hari inteko z'abaturage usanga bajyamo bagatangamo ibitekerezo, bibaye ngombwa bakagira inama ababa bari aho ngaho n'ibibazo biba bihari. Twe rero turi abakozi, turi urubyiruko rufite imbaraga, rufite ubushake, dukorana n'imirenge, dukorana n'uturere, bakaba aribo batwereka ibikorwa tugomba kubafashamo, by'umwihariko ibikorwa bisaba mobilisation cyangwa ubukangurambaga. Abenshi bafite ubumenyi butandukanye ku buryo iyo inzego z'ibanze zigiye mu bukangurambaga mu kwitabira mitiweli, ubukangurambaga mu kurwanya ibiyobyabwenge, ubukangurambaga mu kurwanya imirire mibi, izo gahunda zose icyo dukora batwereka gahunda uko iteye, bakaduha ibyangombwa bikenewe, imfashanyigisho n'ibindi, twebwe tukegera abaturage tukabasobanurira. Ariko n'ibikorwa by'amaboko turabifite, kuko uturima tw'igikoni, gutera amashyamba, kubaka ibyumba by'amashuri, kubaka ubwiherero, gufasha abahuye n'ibiza mu kububakira. Ibyo byose turi imbaraga z'igihugu. Urubyiruko rufite amaboko, rufite ingufu zo kuba n'ibyo bikorwa by'amaboko byose turabikora, kandi tubikorana n'inzego z'ibanze. Muri iki gihe turafatanya na abo twita Youth Volunteers, ni ukuvuga ngo urubyiruko rw'abakorerabushake bashyize imbere cyane muri uku kwezi gukumira ibiyobyabwenge, kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge. Urebye gahunda zabo muri iki gihe baragenda mu mashuri, baragenda muri ahantu harahuriye abantu benshi, barigisha. Rero muri icyo gihe turafatanya nabo, aho bari usanga na ba DCROs nabo bahari, bafatanya mu gukumira ibiyobyabwenge muri gahunda zabo bafite muri uku kwezi. Nibyo bashyize imbere cyane. Uyu mwaka ni umwihariko kuko isabukuru y'imyaka 5 ni imyaka myinshi. Urubyiruko rumaze rw'abakorerabushake rwatanze imbaraga mu bikorwa byinshi, ariko twifuje yuko mu gusoza iyi myaka 5 dutangira ikindi myaka iza, duhera ku kwezi twahariye ibikorwa by'urubyiruko. Uku kwezi ni ugukusanya bya bikorwa dukora mu mwaka wose, ibyinshi tukabizana iki gihe. Dufitemo gahunda zibarizwa mu byiciro bibiri. Hari iziteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda, ibyo kurwanya ibiyobyabwenge, ibyo kurwanya amakimbirane mu miryango, ibyo kurwanya imirire mibi, ibyo kurwanya umwanda mu baturage. Ibyo biri mu bikorwa by'umwihariko tuzakora, yaba ubukangurambaga, yaba n'ibikorwa by'amaboko nko kubaka uturima tw'igikoni, nko kubaka ubwiherero. Byose bizagaruka muri uku kwezi hirya no hino mu gihugu. Muri iki cyumweru twari twaragihariye ubukangurambaga kurwanya ibiyobyabwenge n'amakimbirane mu muryango, hirya no hino mu migoroba y'ababyeyi, hirya no hino mu mashuri twagezeyo dutanga ibiganiro. Cyari iki cyumweru twahariye ubukangurambaga. Tugiye kujya mu cyumweru cya kabiri kireba ibikorwa noneho bifatika, birimo kubaka uturima tw'igikoni, kubaka ubwiherero, gufasha abadafite amacumbi kububakira. Ni ibikorwa byinshi noneho tuzakoresha imbaraga z'amaboko dufatanyije n'inzego z'ibanze
bakaduha ibikoresho bikenewe kugira ngo ibyo bikorwa bigende neza. Tukazakurikizaho icyumweru cyahariwe gutera amashyamba. Kimwe mu ntego z'igihugu cyacu ni ukugira igihugu gitoshye. Umusanzu wacu wo mu gutera amashyamba hirya no hino mu gihugu urazwi, ariko ubu noneho byahuye n'uko ari ukwezi tuba dufite imvura, harimo gahunda yo gutera amashyamba. Tuzafatanya n'inzego z'ibanze, hirya no hino hari ingemwe, dufatanye kugira izo ngemwe tuzitera ariko tunazibungabunge, ndetse n'izatewe mbere abantu bakomeze gufatanya kuzibungabunga. Ibyo bikorwa rero muri uku kwezi birasembura noneho ibyo imyaka 5 yindi dushaka kujyamo n'iy'iterambere ryaba iry'urwo rubyiruko mu kwiteza imbere ubwabo, ndetse no gukomeza guteza imbere imiryango, kuko abenshi baragenda batera imbere ni urubyiruko ariko rwubaka ingo zabo, nabo bagomba gutera imbere, bagomba kugira uburyo bagira imiryango ifite ubukungu. Nicyo cyiciro twifuza kugeramo cy'imyaka 5, ariko na bya bikorwa by'ubukorerabushake mu gukomeza guteza imbere igihugu, tuva mu cyiciro kimwe tujya mu cyiciro cy'ubukungu noneho buciriritse nk'aho igihugu cyacu kigana. Badufasha mu bukangurambaga, gukangurira urubyiruko bagenzi babo kuva mu biyobyabwenge, kwirinda ibiyobyabwenge, kumenya uburyo bagomba kwitwara. Hari usanga kenshi baparticipatinga no muri gahunda za guverinoma, gufasha abatishoboye, kuremera abatishoboye, nko kubaka uturima tw'igikoni, kubakira abatishoboye badafite ubwiherero. Hari aho batanga n'inka kuri bamwe mu bantu bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Ariko kenshi ibyo bashyiramo imbaraga ni ugukumira ibyaha, cyane cyane ibyo dushaka kuvuga ibyaha bigaragara cyane, bya byaha 5 biza ku isonga, usanga kenshi ariho bakora cyane. Ikoresha n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, gufata abana ku ngufu, ihohoterwa rikorerwa mu ngo, igurishwa ry'abantu, icyo twita human trafficking, n'ubujura buciye icyuho. Ibyo byose usanga ibyo bakunda gushyiramo imbaraga, ariko cyane cyane iyo unarebye ibyo byabo uburyo bikorwa, usanga abenshi babikora baba bakoresheje n'ibiyobyabwenge. Rero usanga imbaraga nyinshi nko muri uku kwezi bazishyira mu gukumira no kurwanya ibiyobyabwenge. Urubyiruko rw'abakorerabushake twari dusanzwe dufatanya na polisi, ni umufatanyabikorwa wacu ukomeye mu gukumira ibyaha bitaraba, mu gutanga amakuru ku gihe, mu rwego rwo gufatanya kugira ngo tubungabunge umutekano. Ikibazo rero cy'ibiyobyabwenge kiri muri bimwe bihangayikishije yaba umutekano, ariko atari umutekano tubona w'abarwanye n'abafite amakimbirane, ahubwo ari n'umutekano w'ubuzima bw'abantu. Urubyiruko, abantu bakuze batakaza imbaraga z'umubiri, batakaza imbaraga z'ibitekerezo. Ni ikibazo gikomeye, ni ubutumwa bukomeye cyane umukuru w'igihugu yaduhaye, kandi twarabwakiriye. Ariyo mpamvu twavuze ngo muri uku kwezi ikikubitiro duheraho ni icyo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, kandi tuzabigeraho kuko ababikoresha, ababicuruza, ababinywa babaho mu midugudu aho dutuye. Turafatanya n'inzego z'ibanze, turafatanya n'inzego z'umutekano. Icyo dushyize imbere cyane ni ubukangurambaga, ni ukwigisha abantu, kubafasha guhindura imyumvire. Noneho ariko aho binaniranye tugafatanya n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo amakuru dufite abe yafasha kugira ngo turengere umuryango nyarwanda. Kuba ndi umukobwa nkaba ndi muri Youth Volunteers bifite ikintu kinini bimariye, kuko byatumye nisobanukirwa, menya ko urubyiruko imbaraga zanjye atari ukuryama cyangwa se gukora izindi gahunda, ngomba no kugira umusanzu ntanga kuri leta, kuko cyane ko abakobwa kenshi twumva ko imirimo myinshi ari y'abagabo cyangwa abasore. Rero kuba muri Youth Volunteers byatumye nsobanukirwa ko hari umusanzu munini ngomba gutanga ku gihugu cyanjye, kandi nkoreye ubushake mu mbaraga zanjye, nkagira ikindi kintu gikomeye nkorera igihugu cyanjye. Nka Youth Volunteers dufite icyumweru cyahariwe gutera ibiti. Muri buri karere tuzateramo ibiti 10,000. Icyo bimaze ni uko bizadufasha gukumira ibiza ndetse n'isuri, kuko ibiti bifite
akamaro kanini cyane. Twebwe icyambere no kwigisha, turigisha dukora ubukangurambaga mu hantu hatandukanye, yaba mu mashuri, yaba mu rubyiruko, mu mahuriro y'urubyiruko bitandukanye, tubabwira kwirinda ibyaha bitandukanye ariko by'umwihariko ibiyobyabwenge. Nibyo koko umukuru w'igihugu yaduhaye agaciro nk'urubyiruko, ntabwo rero dukeneye ngo urubyiruko rubatwe n'ibiyobyabwenge. Rero muri uko kwezi ko ni umwihariko, turi mu kwezi kwahariwe ibikorwa by'ubukorerabushake. Ubu twatangiye ku itariki ya 1 ukwezi kwa 9 kuzarangira ku ya 1 kwa 10 umunsi mukuru wo gukunda igihugu. Ubu ngubu twari tumaze icyumweru cyose turi mu bukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge. Twagiye aho baherereye urubyiruko, turusanga aho ruri, mu mashuri, mu mahuriro, mu masogonderi, muri za kaminuza, tubabwira ngo ibiyobyabwenge birica, tubireke, hari ingaruka zikomeye. Ubu ngubu ndetse uyu munsi bwo hari umwihariko, turaza gukora urugendo mu gihugu hose rwateguwe rwo kwamagana ibiyobyabwenge. Ntabwo dukeneye urubyiruko n'ejo hazaza heza, ntabwo rero dukeneye kugira ngo urubyiruko rukomeze rurimbate ibiyobyabwenge, ahubwo tugomba kuba abantu basobanutse, tukanywa amata, umukuru w'igihugu duhaye inka, tukanywa amata, ibiyobyabwenge tukabyihorera. Iyo urebye umubare wabo, iyo urebye abamaze gutanga ubuhamya bavuye mu biyobyabwenge, iyo urebye uburyo bakorana n'izindi za kampani, za security company, iyo urebye abitabira, abashaka kuba n'abafatanyabikorwa ba polisi biturutse kuri abo ngabo bafashe iya mbere, usanga ibikorwa byabo bishimishije cyane. Mu mwaka wa 2013 dutangira, mu rubyiruko rwari abantu batarenze 50, ubu ni 250 na hafi 260. Murumva bikubye inshuro zigera kuri 500 mu myaka 5. Bivuze ngo hakoreshejwe imbaraga kugira ngo tugire abanyamuryango bangana batyo, ariko atari abanyamuryango nk'umubare, tugire abanyamuryango bafite imyumvire yo gukorera igihugu cyabo ku bushake. Kugira abanyarwanda nk'abo bangana gutyo, bumva yuko hari isano rikomeye cyane ryabo n'igihugu cyabo, ni ikintu gikomeye. Ariko tuvuye no mu kongera uwo mubare no mu bikorwa ubwabyo, iyo urebye igihugu cyacu aho kigeze mu mutekano ku rwego yaba rwa Afurika no ku rwego rw'isi, hari uruhare runaka urubyiruko rwagize mu gufatanya n'inzego z'umutekano mu gukumira ibyaha ndetse no kugira ngo umutekano uze mu gihugu cyacu. Uretse ibyo, hari ibikorwa by'iterambere hirya no hino. Muri gahunda ya gira inka twagiye dutanga inka, twagiye dufasha mu bikorwa byo kubakira abavuye muri nyakatsi, twagiye dufasha mu bikorwa byo kubaka ubwiherero mu mirire mibi. Ni ukuvuga ngo muri porogaramu zose za leta, abashyira mu bikorwa abenshi ni urubyiruko, kandi urubyiruko rw'abakorerabushake ni rwo rufata iya mbere, kubera wa muco mwiza twatojwe wo gukunda igihugu no kucyitangira. Tuba turi imbere y'abandi mu kwitabira gahunda nziza z'igihugu cyacu. Ni ibikorwa bishimishije rero numva mu kwizihiza iyi myaka 5 hari byinshi twaratira abandi bataratwegera, ariko natwe ubwacu tubyishimira ku buryo byaba umuhamagaro no ku wundi muntu utari muri urwo rubyiruko, ko urumva uko umuryango wagiye waguka, umubare wagiye wiyongera. Ntabwo ari uko abantu bakoreshaga imvugo gusa, hari n'ibikorwa byahamagaraga abantu ku buryo umuntu yazaga koko akurikiye ibikorwa. Youth volunteers bo icyo bashaka barakizi kandi bakigezeho. Ni urubyiruko rwishize hamwe, nta gahato, bishyira hamwe, bumva yuko bagomba gusigasira ibyagezweho, bishyira hamwe, basaba polisi ko abafatanyabikorwa bacu kugira ngo barwanye ibyaha. Rero icyo ubutumwa twatanga hanini, twaruha urundi rubyiruko rukiri hanze, rukiri muri ibyo biyobyabwenge, ko barebera kuri bagenzi babo, bakareba ibyo bamaze kugeraho, nabo bakigana urwo rubyiruko rw'abakorerabushake, kugira ngo basigasire ibyo igihugu cyacu cyagezeho, ahanini bakumira ibyaha, banabivamo. Nk'ibyo biyobyabwenge urebye cyane, urubyiruko usanga ari rwo rubikoresha. Ni byiza rero yuko barebera kuri bagenzi babo, nabo bagahitamo neza, bakava muri ibyo biyobyabwenge. Ubutumwa naho urubyiruko ni uko iki gihugu aho kigana ni icyacu nk'urubyiruko by'umwihariko,
abakuze batwubakiye umusingi ukomeye w'iterambere, w'ibikorwa remezo, w'umubano mwiza n'amahanga n'ibindi. Dukwiriye rero kujya mu mujishi tugafatanya n'abanyarwanda, ariko ibyiza byose birimo gukorwa n'igihugu nitwe ba mbere bifitiye akamaro mu gihe kizaza. Nkumva rero ni byiza ko uramutse uri mu nshingano runaka ufite akandi kazi, ugomba kugira umwanya uharira gukunda igihugu. Ntabwo bivuze yuko kuba umukorerabushake ari ukuba udafite akazi, ahubwo ukora muri banki ahantu, ukora muri minisiteri ahantu, uri umuganga ahantu runaka. Muri uru rubyiruko dufitemo benshi bafite imirimo itandukanye, harimo n'abikorera, ariko hirya ya ka kazi ugira umwanya uharira noneho ibikorwa byo gukunda igihugu by'ubwitange, kuvuga ngo mfitiye isano rikomeye, mfitiye umwenda igihugu cyanjye, yuko ibi byose ngezeho hari inzira byanze bikunze nanyuzemo, kandi iyo nzira yaharuwe n'ubuyobozi, yaharuwe n'igihugu. Reka rero mparanire yuko iyo nzira itasiba, kugira ngo mpore ntanga umusanzu wanjye mu kugira ngo tugire igihugu cyiza gitekanye, igihugu buri munyarwanda yifuza kubamo ndetse n'umunyamahanga.